zagira umuntu kubeshya ko Igisenyi nta mpano zihari. Ibyo byo n'urucabana impano ziruzuye. Aka kanya ngemereze ibikoresho umbwiresha akabana under 20 wenda duhere ku batari imyaka 20 kuko nibo bakina championnat majunior niho baba bagomba kuzamukira. Shaka under 17 under 20 ni kibugo mu bikoresho. Ngende umuntu uzi kwihagarara uzi kwiha intego kabisa. Nge noza centre na hari umwana banzaniye wo muri Rutsiro, umwana utazi guhagarara mu kibuga. Nshobora kumubwira tukina kuri kangahe yambira umwanya nkambwira ajya ku mwanya akajya hanze y'ikibuga. Iwabo barambwira ati umwana arabikunda pe arabikunda ariko si ibintu azabishobora. Ndabwira kuba afite ubushake afite na discipline. Umupira barawiga aranabishaka umupira barawiga bakawumenya. Kuko nimukavuga ngo ntago dufite ubushobozi bwo kwigisha umupira, turabufite ariko abo tuwigisha tubitayeho. Tubitayeho ko dushaka kubigisha. Ntago ubu ngubu nyine usanga muri academy aba wenda usanga umwana araza agakina akishyura amafaranga agakora iki ariko ugasanga ntago tumwitayeho cyane, twitaye wenda ku mafaranga. Yego. Turivuga wenda kuri coaching. Ntago dushyize imbere kuzamura talent, dushyize imbere inyungu zacu. Nicyo kintu nyine usanga n'abazungu baturusha kuko umuzungu ntago akora, umuzungu arabanza agakora akazashaka umusaruro nyuma. Yego. Siko bigenda. Icyo kintu ngiye wenda nicyo kintu nifitemo. Banumva nifitemo ikintu cyo kumva yuko ntagira abo nzamura. N'abana natoje muri centre aka kanya ugiye ukabaganiza yaba ukina muri première division ntawe nigeze nsaba n'igiceri cy'icumi muri kariyeri yanjye. Ubwira jya uzana amafaranga kugira ukina umupira. None nibagiwe mfite n'undi ukina muri Rutsiro tujya kuri match naye nshobora kumukwereka naye natoje muri centre. Yego. None ubwo ngubwo mba numva ngiye aka kanya umaye support ukamira ati ngo ibikoresho ngoki shaka abana ngo ikibuga ibikoresho birahari. Ntago nabura abana. Ntago babura abana barahari. Mfite ubushobozi bwo kujya mu bigo by'amashuri nkajya gushaka abana. Biroroshye impano ziri ahantu henshi. Ntago impano kandi Igisenyi impano zirahari nyinshi. Nakinanaga nabo. Ariko n'ubukinana nabo. Yego. None cyagiye umutoza adahari ukisanga afashe inshingano nkahita mfata inshingano bitewe mu buryo bumwe cyangwa ubundi bitewe n'ubushapu bwanjye nicyo niyumva no kuba bikurimo no kuba bindimo. Kocha Rajab ntago twakoranaga yari ari muri Etincelle. Ahubwo nakoranaga n'uwitwa Juma. Juma mu Rugerero atoje na za Vision. Ndamubona Juma. Juma nawaza kwisanga yungirije Rajab muri Etincelle. Baza gusa nkaho ya kipe isigaye nta mutoza. Umunsi wa mbere tugeze kuri tize tubura dutozo wa kabiri ndavuga ngewe nifata inshingano. Mu gufata inshingano igihe cyose Juma yagiye abonekera akabona akamumotivation amukatiki ibi bintu ndabona wabishobora. Nanjye umuntu akimotiva numva ko ari ibintu nanjye nashobora. Ndabikomeza hari abana bamwe na bamwe nagiye ntoza mu masantre abitwa Sultan Bobo yungu muri Marine nyuze mu biganza mu 2019. Uyu niyo nkuru Sajat muri umuntu wa Omar yo kwa Bagoyi. Yego. Witwa Awad ukina muri Access Central ukina muri Etincelle banyuze mu biganza abandi bakina mu deuxième division. Nani mfite centre nziza haba n'uyizi n'utayizi yakwishimira kuyimenya ari centre nziza. Twanganaga na centre ya Nirisarike Salom. Muri icyo gihe nizo centre zari zifite imbaraga hano muri Gisenyi. Kuri 2018 2019 2020 corona niyo yaje twongera kugaruka mu 2020 2020 itangiye gucisha make. Ariko nagize amahirwe mu bana natoje. Ndakeka wenda harabakina umupira. Niyo nifite abana 30 urugero 15 bakina umupira deuxième division première division. Ahubwo mu kigaragara wari ufite iyo touch. Kakule Al Kakule bro. Nyuma y'igihe kinini abantu bakumbaza bavuga ati bane dukeneye kutuzanira umuntu bita Kakule. Uyu munsi nyine iminsi ngihimwa n'umunsi umwe gusa. Yego. Uyu munsi uri kuri kamera za Jared Kells. Nishimiye kuba nyine uri hano kuri YouTube kuri channel kuko abantu barakunsabye kandi nkuko ngenda mbibwira abantu numva ibitekerezo byabo urumva. Umva n'inama bangira iyo bansabye kuba hari umutumirwa nazana urumva ntago ibintu abari ngi byikorera ngiye nyine ndi kubikorera abantu ngo babirebe sibyo. Yego. Mbaye ari ngiye hari igihe nshobora kuba toke no ntago bikunda ariko
igihe ukorera abantu ugerageza kumva ibyifuzo byabo kugira ngo murusheho kugendana neza. Rero Kakule ndakwakiriye, feel at home. Hanyuma tugiye kuganira iminota mike. First of all ndakwakiriye hano, welcome kabisa. Merci beaucoup. Nese ni impamvu ukeka ko abantu bakomeje kukumbaza byatari? Impamvu nkeka ko abantu bakomeje kukubaza cyane ati dukeneye Kakule uzamutuzanire atuganize. Anyway, ndi umuntu ukunda kuganira, kuganira kenshi mu bintu mbamo cyane, muri industry mbamo, nkunda umupira, nkunda football, nibyo bintu nakuriyemo, n'ibindi byo mu buzima busanzwe. Akenshi rero abantu benshi barabona Gisenyi ni umujyi usa nk'uwegeranye, tuba tuziranye turi benshi. Yego. Akenshi rero ari igihe babifuza kuzumva nanjye bambona kuri micro cyangwa bambona kuri YouTube, kuri kamera, bakavuga ati hari ibintu byinshi nabaganiza, nabasobanurira bitewe n'ibibazo bambaza. Birumvikana wamugani impamvu abantu baba bagukeneye nuko bavuga ati wenda hari ibintu Kakule yatanga. Sibyo, hari ibintu ubu bahereza off camera yo turi mu stade twagiye kureba umupira, bakumva uburyo usesengura, bakumva uburyo nyine uzi football yo mu Rwanda no hanze, bakavuga ati uyu muntu nyine akeneye kujya kuri spotlight abantu bakamumenya. Muri abo bantu bagiye bakunyishyuza harimo abantu benshi bakorera mu soko rya Gisenyi. Nanabasuhuza abantu bose baturebera mu soko rya Gisenyi, ntabwo nabarondora, ariko by'umwihariko umuhungu wanjye Stana, Ishyaka kabisa, umuhungu wa Majojing kabisa, no muji wagiye ambwira ati nkeneye ko nzanira Kakule kabisa. N'abandi bantu nagiye mbona mu comment, nagiye nkora mu kindi kiganiro nkorana na Mido cya Sport, bavuga ati ni fresh ariko na Kakule turamukeneye. Abari abantu nicyo wababwira bari abantu? Ubu no nanjye niyiziye, barajya bambona uko bankeneye kose, kandi ndajya mbasesengura ibyo bifuza bitari n'umupira tu n'ibindi bisanzwe. Donc twaganira ku bintu bigiye bitandukanye byose, najya mbasobanurira bitari iby'umupira gusa, nuko umupira ari nayo kariyeri nanjye mbamo. Mba muri siporo cyane. Uba muri siporo cyane, ubu navuze ko ari nayo kariyeri yawe. None se ubundi Kakule, football warayikinnye ku yihe level? Ni kariyeri yawe mu buhe buryo? Gerageza nyine kubisobanura kugira ngo umuntu wenda abisobanukirwe. Football narakinnye, ariko ntago nakinnye kuri level nini ngo nakinnye muri equipe nationale cyangwa se première division. Nakinnye muri deuxième division, nabwo nakinnye mu sezi imwe gusa, ntabwo nakinnye igihe kinini. Ariko impamvu nakomeje gukunda umupira, papa wanjye yakinnye umupira, yakinnye muri Etincelle, bifite inkomoko kabisa. Ni ibintu by'umuryango, nkora nkunda umupira. Papa vano muri kariyeri y'umupira, yari ari muri kariyeri ya coaching. Ni ibintu nakuze nyine ndeba. Urumva ko umupira wabanye nawo mu nzu kabisa, wakuze papa ari umukinnyi. Kuma yo kuba umukinnyi nawe uri gukura, ndakeka ajya mu gutoza. Urumva ibintu by'amajezi, imipira mu rugo, nabonaga cyane, bayakujyana kuri stade, nkeka ko ari ibintu wabaga ufiteho access cyane. Ni ibintu nabonaga, kandi umuntu watangiye gukunda umupira ndi umwana cyane natangiye kujya muri stade ndi muto cyane bishoboka kabisa, bikuriramo. Urumva ko papa yakinnye umupira aranawutoza, umukurikiza mu kuwukina, ariko wenda ntiwaba kariyeri ndende, nakinnye mu masantre, mu academy, hehe hose, ariko ntabwo nagize amahirwe yo kuzamukira igihe nka bagenzi banjye twakoranye, kuko abo turi muri age zimwe abenshi barakinnye. Ubona ko na kariyeri zigenda zirangira, bagenda bava mu mupira, ni benshi. None se abantu iyo muganira umupira, sibyo, nejo tuganira kuri match ya Marine na Polisi, Kakule, uburyo ngene ubwa mbere twaturebanye match, ariko uburyo ubureba amakosa ari mu kibuga ukavuga ati ikipe nikosora iri kosa bishobora kuza kuyiha inyungu. Man, umuntu babona nyine birenze ku buryo umuntu ashobora no gukeka ko ushobora kuba uri nk'umutoza man, kuko nkejo wagaragaje amakosa Rwasamanzi yakoze, yakuyemo abataka, kandi ikipe yari iri kudomine kugerageza amahirwe, ashyiramo aba mediateur benshi, biza gutuma ahubwo no Polisi yo nkuko wabivuze izanamo Anelija, izanamo ndi mwataka kongera imbaraga mu busatirizi, kongera imbaraga mu busatirizi. Birangira banabonye igitego minota ya nyuma rwose, ku buryo bigaragara nyine ko wari wabibonye ko biri buze gukora kuri Marine zira remplacement. Remplacement Marine yakoze
bifite ishusho isa nko kuri match y'u Rwanda na Libya. U Rwanda rwarushaga Libya cyane. Ntabwo u Rwanda rwari kuranforsa muri mediane cyangwa ku ruhande, rwari kuranforsa muri attaque. Na Marine yarushaga polisi muri mediane cyane tubibona. Marine kuri renforce attaque ikuramo umwataka yongeramo aba mediateur. Ukumva zabaro nta kibazo yari ifite. Zabaro zagiraga imbere zitangira kuba nkeya. Polisi nayo ira renforce ikuramo mu mediateur umwe, abonye ko yazanye mu mediateur umwe nimero 10 izanamo n'undi mwataka. Yongera imbaraga muri mediane no kubusatira. Yasimbuje umwanya ku mwanya muri mediane iteyongeramo n'umwataka kandi ukomeye. Urabona ko Marine yakuyemo umuntu wo ku ruhande ishyiramo mu mediateur. Uwari uri ku ruhande ajya kuri attaque. Bituma sasa noneho polisi nayo ibona ko bishoboka yakina, kandi Marine niyo yari ifite umupira mu biganza. Ko muri football habamo muri coaching cyane ikintu twese yaba batoza bose muri carrière uzacunge twese ikintu cya remplacement kiri mu bintu bitugora, kandi nicyo cyemezo cya mbere ufata kimeze nka risk ivuga ngo biremera cyangwa byange. Ariko akenshi nyine iyo ikosa ryabonetse ukarikosora neza uratsinda. Nicyo kintu polisi yarushije Marine kuko yakoze remplacement par poste. Nise Kakule ko man ibintu wambwiraga ejo n'uburyo polisi yakosoye amakosa yayo bikayaho umusaruro, nyine nibyo navugaga wagira ngo uri umutoza bundi, kandi wambye ko na papa yabaye umutoza. Ufite ni nk'akaye gasukari ufite mu bintu bya coaching, bimeze bite nyine man? Gasukari mfite mu bintu bya coaching harabona ni Igisenyi ntago hari ama centre de formation menshi cyangwa iki, ariko natoje centre de formation. Wowe? Yego. Yihe? Centre de formation bita ASER. Iyo ASER ni centre yazamukiyemo Bizimana Jihad, yaba Muajiri, ndakeka yatangiye muri 2011. Bagenda bayivamo ni ya Coach Rajab. Coach Rajab. Okay. Niyo centre nanjye natangiye gutorezamo mu 2018 nibwo natangiye carrière ya coaching. Kandi uburyo natangiye carrière ya coaching nakinanaga nabo. Ariko n'ubukinana nabo. Yego. None cyagiye umutoza adahari ukisanga wafashe inshingano mu buryo bumwe cyangwa bitewe mu buryo bumwe cyangwa ubundi bitewe n'ubushapu bwanjye nicyo niyumva. No kuba bikurimo. No kuba bindimo. Coach Rajab ntago twakoranaga, yari muri Etincelle. Ahubwo nakoranaga n'uwitwa Juma. Juma wo mu Rugerero watoje na za Vision. Ndamubona Juma. Juma nawaza kwisanga yungirije Rajab muri Etincelle. Baza gusa nkaho ya kipe isigaye nta mutoza. Umunsi wa mbere tugeze kuri tize tubura dutozo, wa kabiri ndavuga ngewe nifata inshingano. Mu gufata inshingano igihe cyose Juma yagiye abonekera akabona akamumotivation avuga ati ibi bintu ndabona wabishobora. Nanjye umuntu akimotiva numva ko ari ibintu nanjye nashobora. Ndabikomeza. Hari abana bamwe na bamwe nagiye noza mu masantre, abitwa Sultan Bobo yungu wo muri Marine nyuze mu biganza mu 2019. Uyu niyo nkuru Sajati murumuna wa Mari ko abagoyi. Witwa Awad ukina muri Axe Central, ukina muri Etincelle, banyuze mu biganza. Abandi bakina mu deuxième division. Nani mfite centre nziza, haba n'uyizi n'utayizi yakwishimira kuyimenya. Ari centre nziza twanganaga na centre ya Nirisarike Salom. Muri icyo gihe nizo centre zari zifite imbaraga hano muri Gisenyi. Kuri 2018 2019 2020 corona niyo yaje twongera kugaruka mu 2020 itangiye gucisha make. Ariko nagize amahirwe mu bana natoje. Ndakeka wenda harabakina umupira. Niyo nifite abana 30 urugero 15 bakina umupira deuxième division première division. Ahubwo mu kigaragara wari ufite iyo touch. Wenda nkuko no mu zindi carrière hano mu Rwanda babimeze, umuntu abura abantu bamupushinga, usanga wenda leta nta gishyiramo imbaraga zihagije. Ukumbaga kubona ufite academy yawe, nubwo yaba atari academy ikomeye cyane icumbikira abakinnyi bakora bataha nta kibazo, ariko ubu bakabona uwo muntu ufite ubushake ubafasha. Urumva mu bana 30 niba deja 15 bamaze kuzamuka man, ni ibintu birenze. Uyu mwana avuye muri centre akagira muri deuxième division, umutoza aba yakoze. Ni umu graduate nyine. Yaba graduate nze
mu academy agatangira kujya mu cyiciro runaka deuxième division première division, ni gutyo n'abandi bakinnyi naho baturuka. Narakomeje kariyeri ndavuga ati noneho ubu none kugira ngo ninjire muri kariyeri neza ngomba kugira n'ibyangombwa bindanga ko ndi muri kariyeri. Apana byo kwitwa ngo umutoza ku magambo nta n'ubumenyi ufite. Nagerageje kwiga muri licence D, niyo licence uheraho mu Rwanda. Yego. Muri licence D mu 2023 mu kwa munani ndayibona, mfite licence D. Inshallah ndanateganya gukora licence C. Licence C ni licence ugiye mu kindi cyiciro high level, kutoza muri deuxième division, kongeza muri première division, ubwo mani kuzamura ya kariyeri yanjye. Ibyo byose rero nyeneye ni support ya support no kubikunda. Yego. Kandi nibyo bintu bifasha umuntu. Kubigaragaraho kubikunda urabikunda, ahubwo ndabikunda ukeneye support yo ku ruhande. Nihe support yabikeneye kugira ngo wenda nihagira umuntu ureba iki kiganiro avuga ati burya nta nubwo ari ibintu bihambaye cyane, kuri turamukunda kandi arashoboye aranabikunda, yagerageje gushaka licence D, iyo support ukeneye kugira ngo C iboneke ni iyi support? Nta kindi kintu kiba kirimo, urabizi support yose yo mu Rwanda aba ari ubushobozi, kuko licence C kuyiga ni 300,000 kandi hari igihe nshobora kuvuga ubushobozi wenda ntabwo ufite bwuzuye. Ni nk'ukuntu ushobora kubona umwana afite ubwenge mu ishuri yarabuze umwishyurira ishuri, bibaho kabisa, kuvuga ati reka umwana mufashe kuko afite ubwenge mu ishuri, ejo bundi bizamugirira akamaro. Ibyo bintu bibaho, niyo support umuntu aba akeneye, ko ntabwo navuga ko nishoboye ko nzabyikorera byose, biragoye. Niyo support umuntu aba akeneye. Harya muyikorera igihe kingana gute? Bisaba gusohoka mu Rwanda cyangwa se mu Rwanda barazikorera, bimeze bite? Ntabwo bidusaba gusohoka mu Rwanda, licence C ikorerwa mu Rwanda. Ubu isigaye ikorerwa basigaye bikora mu bice bitatu, ikorwa iminsi 18, maybe iminsi 18 cyangwa 21 hagati yaho ngaho. Okay, ndumva nyamara abantu bari kuri platform dutangiye kwiga ikintu cyo gufasha abantu bashoboye, ko ubundi Kakule ngewe nshinga YouTube channel nabona Gisenyi hari impano nyinshi zipfa ubusa, nyinshi kabisa, ugasanga none hari n'umuntu wabuze just umuntu umushyira kuri spotlight. Nibwo nagize igitekerezo cyo gukora YouTube channel, ndavuga izanzanira inyungu ziri personal ariko izazana n'inyungu kuri community hano muri Gisenyi. Sibyo ko dufite impano muri comedy, tuzifite muri football, tuzifite muri basket, tuzifite mu koga. Urumva nanjye ngira ikipe ya swimming itwa Kwetu Kivu Swimming Club. Urumva gerageza nyine gufasha abana afite impano muri swimming, ko urabona muri football bisaba ubushobozi burenze, umuntu ntabwo yabishobora nonaha, wenda uko Imana izadushoboza tuzari dutekereza n'ibindi bintu birenze. Sibyo kuko biba bibabaje kuba hano Igisenyi nta academy ihari ikomeye. Warebye iri academy y'Musanze ejo? Kipe under 17 tozwa n'abazungu, abapeti babayo nk'aba pro. Ni ekipe y'umuzungu n'ubundi ntabwo ari. Kandi nyamara ntabwo Musanze ku mateka bafite impano nk'Igisenyi. N'ibintu n'urucabana twe turaba Brazilian, nanjye buri muntu bafite akantu yagiye akora muri football, akaba wenda nakinnye kuri level. Sibyo abakinnyi twakinanye baharazamutse bageze muri national, abandi bajya hanze. Sibyo no kuvuga ngo Gisenyi ariko kuba ifite abantu bayisupportinga n'utudeme dukomeye. Ariko niba ibyo bidahari ntabwo tuzakomeza gutegereza, twebwe tugomba gufata iya mbere. Sibyo tukabyikorera, dushobora gukora academy tukankadira abana tukabashakira. Hari ubwo ibikoresho birenze se? Ntago academy n'umupira n'umutoza wabyize. No kuvuga ngo ntazagira umuntu kubeshya ko Igisenyi nta mpano zihari. Ibyo byo n'urucabana, impano ziruzuye. Aka kanya ngemereze ibikoresho umbwiresha akabana under 20, wenda duhere ku batari imyaka 20 kuko nibo bakina championnat ma junior, niho baba bagomba kuzamukira. Shaka under 17 under 20 ni ikibuga mu bikoresho. Ngenda umuntu uzi kwihagarara, uzi kwiha intego kabisa. Nge noza centre hari umwana banzaniye wo muri Rutsiro, umwana utazi guhagarara mu kibuga. Nshobora kumubwira tukina kuri kangahe, yambira umwanya, nkamubwira ajya ku mwanya akajya hanze y'ikibuga. Iwabo barambwira ati umwana arabikunda pe, arabikunda ariko si ibintu azabishobora. Ndabwira kuba afite ubushake, afite na discipline.
umupira barawiga, aranabishaka umupira barawiga bakawumenya. Kuko ntimukavuge ngo ntabwo dufite ubushobozi bwo kwigisha umupira, turabufite, ariko abo tuwigisha tubitayeho, tubitayeho ko dushaka kubigisha. Ntabwo ubu ngubu nyine usanga muri akademi wenda usanga umwana araza agakina akishyura amafaranga agakora iki, ariko ugasanga ntabwo tumwitayeho cyane, twitaye wenda ku mafaranga. Turivuga wenda kuri coaching, ntabwo dushyize imbere kuzamura talent, dushyize imbere inyungu zacu. Nicyo kintu nyine usanga n'abazungu baturusha, kuko umuzungu ntabwo akora, umuzungu arabanza agakora akazashaka umusaruro nyuma. Siko bigenda. Icyo kintu ngiye wenda nicyo kintu nifitemo, banumva nifitemo ikintu cyo kumva yuko ntagira abo nzamura. N'abana natoje muri centre aka kanya ugiye ukabaganiza, yaba ukina muri première division, ntawe nigeze nsaba n'igiceri cy'icumi muri kariyeri yanjye. Mubwira jya uzana amafaranga kugira ukina umupira. None nibagiwe mfite n'undi ukina muri Rutsiro, tujya kuri match naye nshobora kumukwereka, naye natoje muri centre. None ubwo ngubwo mba numva ngiye aka kanya umaye support, ukamira ati ngo ibikoresho nk'iki, shaka abana, ngo ikibuga ibikoresho birahari. Ntabwo nabura abana, ntabwo wababura, abana barahari. Mfite ubushobozi bwo kujya mu bigo by'amashuri nkajya gushaka abana. Biroroshye, impano ziri ahantu henshi. Ntabwo impano, kandi Gisenyi impano zirahari nyinshi cyane, ariko se ninde muntu uri tayari kuzana ibyo bikoresho? Kuzana n'ibikoresho dusaba, nta ibindi dusaba. Reka tubwire n'abantu, ni na business. Nubaka akademi ikaba ifite ibyangombwa, umwana agasinya ko agiye muri iyo akademi, umwana ejo akazazamuka kuri level yose azageraho, amafaranga azajya agurwa, hari amafaranga pourcentage fifi itegeka zigaruka muri akademi. Niko bigenda urabona nko mu bihugu nk'Uburundi. Uburundi twarabasize pe muri departement zose, ariko kuri icyo kintu cyo kuzamura impano no kugiramo babikora neza cyane. So apart ibyo ngibyo, numvaga wenda nakubaza ntise kumvishe igisabwa kugira ngo wenda ukorere iyo lisansi se n'ibihumbi 300. Ikindi cya kabiri, ufite ubushake n'ubushobozi n'ubumenyi bwo kuba watoza abana n'abakuru. Njyewe igisabwa kugira ngo wenda ni imipira, ni amakona, ni ikibuga, nta bintu byinshi bikenerwa. Iyo ufite imipira, ufite amakona, ufite chosible na varezi imwe irahagije, centre irakora. Ibyo bintu biba bifite garanti y'umwaka n'igice, barabonye ibindi kandi inyungu ibigenda igaragara. Kubera ko ngiye ncipinga n'ibintu mu Bushinwa, ndabizi ko bira bintu n'ubundi byose bituruka mu Bushinwa, aba ari ibintu bigurwa amafaranga make ashoboka, ntabwo nta gihombo kibamo. Rero abantu bari tayari kuba bashora muri Kakule, nanjye mfite ubushake, ndi committed, twaganira tukikorera centre yacu tukareba uburyo bikora, kuko ngiye nsanzwe mfite ONG n'ubundi ifasha impano yitwa Kwetu Kivu Organization. Kuvuga ngo twaganira tukareba uburyo nubwo twatangirana abana 20, umutoza wacu tukareba uburyo twamwishyurira amafaranga akabona iyo document n'ubumenyi, ni swadaka ku bayisilamu, sibyo? Swadaka tujariye. Donc abantu bari committed, twaganira mane, ntago ibintu byose bikorwa n'abantu bahambaye cyane. Tangiye twumve ko natwe dufite ubushobozi bwo kuba twakora igikorwa kinini kizatwitirirwa igihe kirekire, sibyo? Abantu babitekerezaho kabisa, mumpamagare munyandikire turebe icyo twakora kugira ngo Kakule domaine y'ubutoza ayikomeze, sibyo? Kandi nitugira abakinnyi 20 sejo bakazamuka, ntituzagira amafaranga azagaruka, ni inyungu y'igihugu. None ku bijyanye n'ibyangombwa, ndumufatanya bikorwa n'akarere, sibyo? Donc n'ukwanshena no gukomerezaho, niba mfite equipe ya swimming, tukareba n'uburyo twakora academy ifasha abana muri football. Ndumva abajene bagenzi banjye dutangiye dreaming big, twakora ibintu birenze, sibyo? Kakule wenda ibyo tubirenze, dufite iminota mike ko tugiye kujya kuri match y'ejo. Ni ikihe wayivugaho iki? Match y'ejo ntago ya Marine na Police uko twari tuyiteze, bitewe kuko iyo duhagurutse mu rugo tugiye kureba match, hari abakinnyi tuba twiteze niwe tugasanga ntago wenda equipe yabazanye ntibahari, hari ibindi bibazo n'iki. Polisi yaburaga elema, kandi elema nziza zayo ziyifasha. Yego, kubura Muhajiri ukabura Bedi, ni nimero 8 na nimero 10, kandi bagusapotinga batuma
bana scoring baratsinda ni aba forward nyine muri forward twabivuga ni n'abakinnyi bafasha cyane mu kibuga hagati ko tukira ku umupira utangiye nibwo utangira kubona uko umupira ugomba kugenda kuko iyo umuntu wese ikintu cyose wateguye kigenda neza bitewe n'uburyo wagitangiye yego ntangiriro zacyo Marine yatangiye idomina polisi bigaragara yihusha haza kubamo akantu ka experience y'abakinnyi runaka wenda batagize experience yo kuba batsinda ibyo bitego muri ayo mahirwe bagiye babona wari umukino mwiza nubwo imvura yatumye utaba mwiza cyane ariko wari mwiza kuko Marine ni ikipe nziza ikina umupira mwiza uri hasi ni ikipe nziza pe simfana Marine ngende umuntu ukunda umupira ikipe yakinnye neza ibakinnye neza ndayishimira Marine ikina neza ikina umupira mwiza aho chance polisi nabonye chance iratsinda yari game nziza y'imbaraga cyane umupira urimo imbaraga cyane bitewe n'ikirere ko kiba kimeze imvura yagura abona abantu bakoresha imbaraga cyane ko umupira uba wihuta yego polisi yaje kubona ko ari iby'imbaraga iza gukora remplacement z'abantu bafite iyo karite bo kubafasha ibona igitego ku munota wa nyuma bisa minota 5 y'inyongera bayimanitse barisigaje kurenga gusa match abafana ba mbere bamaze gusohoka muri stade hanyuma kuri match y'uyu munsi tugiye kujya kureba Rutsiro na Mukura yaraye inaha ejo yakoze imyitozo twarayibonye ni match iri buze kubimeze gute Rutsiro ni ikipe nziza nayo dukurikirana hano ndayikurikirana cyane umunsi ku munsi numva ufitemo umukinnyi wawe harimo umukinnyi nazamuye muri Rutsiro ikinira inaha ibinanga Rutsiro ifite umutoza ukunda gukina irakina cyane nayo abakinnyi benshi b'abatekinisiye bakina hagati bakina na Mukura kandi kagira iyo karite nayo yo gukina ndizera ko turari mu mukino mwiza ariko akenshi na kenshi urabizi home advantage irakora cyane Rutsiro ifite 55 win 45 Mukura ni umukino mwiza gusa turareba gusa sinajije ngo nkubwire ngo win ni ngenjije iminota 90 yarangiye sinjya nemeza ikipe iratsinda match itaraba okay ndumva twasoza kugira ngo twitegure kujya kuri stade tuze kwagerera igihe abantu baze kureba match turaza ku streaming live ndumva rero twasoza mu gusoza ndagira ngo menyesha abantu bari kuri YouTube channel turabura abantu bake ngo twuzuze 9,000 ndumva afite ikizere ko uyu mwaka uzarangira dufite abantu 10,000 tugaserebura ko tumaze umwaka twuzuza n'abantu 10,000 byaba ari ibintu by'agaciro so mukore subscribe musharing abantu bakunzi bakakule musharing iyi video mushyireho comment nziza mwandike mujye muri comment mwandike ufate time yawe wandike comment icyo ushaka kandi nikitagenze neza byose tubwire tuzabikosora turi hano kugira ngo twige iyi platform ni platform yo kugira ngo abantu bigura muzambona buri gihe uko munyeneye muzambona muzabona ibiganiro byanjye byinshi byiza kandi nanjye nicyo kintu kinzanye kuri YouTube channel mugerageze subscribing tunasharinge kugira ngo ugere kure iyi ni channel y'abatawuneri nkuko nkunze kubivuga nge na Jarudi Kells umuzira gutata Ronse aka The Plugger nari kumwe uyu munsi n'ubita Alkakule commentator cyangwa se umusesenguzi n'umutoza turasoje Imana ibarinde mugire ibihe byiza.